Whole rap people need to hear this. It's loud on my name and hear this. Mom to say what he wants to. But still wear like a big bitch. I should run a whole lot and mistake. Say we don't leak in a mistake. May not the bomb be taking me off. Say anything, I get a response. Oh my God. Muraho neza turabasuje cyane tubahaye ikaze muri cya kiganiro cyacu maje kumenyera muri benshi ladies voice aho tuba turi kumwe n'abari n'abategarugori baba barabashije kwiteza imbere bitewe n'impano bifitemo cyangwa se bataragirirwe amahirwe nabo barahari ariko bafite impano zigiye zitandukanye nabo turabaganiriza bakatubwira aho bageze bitegura kuzatera imbere cyisabwa rero udukurikiye urasaba gukora subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu uzajye bibonera ku gihe. Uyu munsi rero turi kumwe n'abanyarwandakazi ni batatu baraza kuza twibwira tubwire n'ibyo bakora tubwire n'icyo bahuriyeho muri rusange. Ikiza dufite rero nuko tubafite ari impanga baraza kuza kutubwira. Muraho neza? Muraho. Turi kumwe nande? Nkunda Hortense. Hanyuma nkunda Hortense bahuriye kuki? Bahuriye ku mpano yo gufashoninga kumodelinga. Hanyuma iyo turi kumugeza hano tuje kariya twese turafashoninga. Kariya yacu ni fashion modeling. It's combined. Hanyuma wowe umwihariko ufite n'uwuhe aba batubwiye icyo bahuriye? Umwihariko mfite nuko first nyine ni coordinator wa agence bakoreramo. Ikindi ntabwo nkora fashion gusa, nkora iri kumwe na designing. Nkora fashion and designing. Hanyuma Hortense n'uwuhe? Njyewe Uri gakuru uri gatoya? ndi gato. Hanyuma ubwa? Ndi gakuru. Hanyuma nk'umuntu utabazi ni ikihe kintu abari hagati abantu kuko ni impanga? Umuntu iyo tubona bwa mbere kubera abona dusa amarinete uburyo twitwara nicyo kintu cya mbere tuzabona ko turi abacini nyine. Yego. Ni ikihe kintu mukunda guhurizaho cyane? Nko kuvuga wenda ugasanga umwe agiye kuvuga ikintu n'undi ahise akivuga kandi batabivuganyeho. Yego. Hanyuma mbere yuko dukomezana n'abacini bacu reka tubanze twibande kuri coordinator. Umaze kwitabira navuga nka shows ingana? Nazo kuko uri kubona twatangiye mu kwa kabiri dutangiye gupanga noneho ama competition tuzajyamo twarujuje ibisabwa byarangiye bipfa kubera ino virus ya COVID-19. Ariko dufite competition zigera kuri 2 tugomba kujyamo. Hanyuma se niba wumvise bano bana b'impanga cyangwa baje bagusangamo byagenze gute? Tubwiye ko ari organize. Rero twese ni nini uko turi batatu ni passion yacu twari duhuriyeho kandi twari tuziranye. Nabonye nyine opportunity za agents then ndababwira nyine baraza turafatanya ko organize partner wanjye. Hanyuma umuntu utazi fashion bamusobanurira iki? Fashion ni ikibundi rusange. Fashion wayisobanura uburyo bwinshi ako reka ngiye nkoresha uburyo bwanjye. Mu buryo bwanjye fashion navuga yuko ni uburyo abantu bagendamo ni walking abantu baba bafite ariko walking with the purpose of showing the styles of the different clothes. Uri kwerekana nyine imyenda, uri kwerekana imideli. Ntago abantu bose turagenda ariko buri mu fashion agenda bitandukanye n'undi muntu usanzwe. Aho no nshaka rero tugira icyo twita catwalk. Catwalk ni ingendo y'aba fashion. Aho tuba tugenda step in step. Ariko no mu kugenda kwacu tuba dufite ukuntu turi kwerekana ibyo twambaye cyangwa se ikindi kintu runaka twaba dushaka kwerekana. Urugero ushobora kuba nshaka nko kwerekana nk'ibiryo, sibyo mbifite. Uri umuntu ushobora kugenda nk'umuneke mu muhanda akona n'ibisanzwe ariko mu fashion naramutse agendanye umuneke mu muhanda wantu tubona ko uriya muneke ni wari kwerekana. Twe tugenda ariko dufite ikintu dushaka kwerekana, dushaka kwereka abantu muri rusange nyine ngo bakibone. Fashion umuntu ashaka kubikora kubisabye
bisaba ibintu byinshi ariko icya mbere nyine nka tips abamodo bagenderaho ni confidence, self confidence. Ikindi ni ukuba just nyine ariyo passion yawe, ntabwo ari ukuhita uvuga ngo ndabizamo ku nyungu runaka ku kihoya, ubikora as a passion, as a career. Ariko wenda ibyo twarebera nko muri fashion industry nyine at whole world hari ibintu bimwe nyine tugenderaho. Cya mbere hari iyo catwalk, ikindi hari measurement zigendanye na height, yes, ama height, ama waist, ibintu nk'ibyo ngibyo, especially nibyo byibandwaho. Hanyuma Olga, umaze igihe kingana iki? Igihe mazemo muri ino agence ubundi ngiye ubundi fashion nayitangiye 2015 nari troncome, nari nyiri umwana nibwo natangiye ibintu bijyanye na fashion, natangiye kubikunda, nabikunze ndi umwana ariko natangiye kubigiramo naho 2015 ndabikora, nibwo narangije troncome mpura na Raisa, nibwo twamenyanye rero tubona koko turabikora kandi tukabikora tubikunze. Hama rero tukirangiza rero intego ya mbere twari dufite kandi twari ibintu byacu byari biturimo ndetse ari n'impano yacu, turavuga ntago twarekera impano yacu hasi, tugomba gukomeza career yacu nyine tukazamura impano yacu. Twarafatanyije rero agira ibitekerezo, turubakana, tureba uburyo natwe twakibyazamo umusaruro mu mbaraga zacu. Hanyuma Olga, wagiye rimwe na Utanze? Oya ntago twagiriyemo rimwe, ariko nyine kwera ukuntu bye byabanje kubanza kunanira, kwera ukuntu wenda audience nyine abantu benshi mwagira isoni, ariko akambwira wabishobora. Rero nge ntago nagiyemo muri troncome, ahubwo nahise njyamo ngeze superieur nyine, aniho yambwiye ngwino tugenda urabishobora, mbikozeho barambwira ngo ni byiza, nibyo komerezaho tubijyamo gutyo. Hanyuma Olga na Utanze barigana mu ishuri rimwe? Yego. Niga mu kangahe? Twarangije mu 19. Murangiza iki? MCE, imibare, economy na computer. Ufite imyaka ingahe? Mwavutse ryari ku bantu batabazi? Yego, twavutse ku itariki 12 z'ukwa munani 2000. Yego. Hanyuma mubwira ababyeyi tunashaka kujya kuba fashion, babyumvishe gute rero? Dusangiza. Twababwiye gusa nyine hagati aho ngaho nyine babonaga ko nyine ari ibintu dukunze, ko nyine bo bari batarabimenya. Igihe babimenye n'igihe twarangizaga koko tutangira kubijyamo, ko nyine ntago byari byoroshye pe. Gusa nyine kugira ngo bibumvishe bisaba izindi mbaraga nyine, kuba hari ikintu kizima watangiye kubereka. Gusa nyine ababyeyi bacu pe baradushyigikiye, batubwira ati nyine niba ariyo mpano yanyu tuzadukora uburyo wenda tusarebe ko twabazamura namwe mukageraho mugera, baradufasha. Ni ikihe kintu nakaye kamara ababyeyi banyu bafasha muri ibi bintu kanini gahagije ku buryo mvuga ati kuba ibintu ndimo nuko umubyeyi wanjye yagize gutya? Ikintu cya mbere nuko iyo tufite wenda nk'ama practice ahantu runaka wenda turi bujye kureba aho tuzajya kurebire aho twakorera izo events zigiye zitandukanye, badufasha kuduha izo tike, bakatubwira ati mugende bimeze bitya na gutya, bakatuba n'inama y'ukuntu ibyo bintu byagendanye, bakatubwira ati aha ngaha ndabona bitakunze, ejo nibikunda aribwo muzagenda, cyangwa se badufasha nko kuduha amatike, ibintu nk'ibyo. Hortense niwe ngiye kubaza, hari ikintu abantu bibeshya abakobwa cyane cyane bakavuga bati kujya muri fashion ugomba kuba ufite uburyo uteye, ubivugaho iki wowe? Barabivuga nibyo, kubera ko abenshi babona ko abantu bajya muri fashion ari abantu bananutse cyane, bitavuze ko wenda n'ababyibushye babikora. Ababyibushye nabo nigize kubona nuze yabo barabikoze nabo, ariko nge siko mbyumva cyane uruhande rumwe. Numva nyine uko waba umeze kose bawaza ubundi bakakwereka ari icyiciro cyo kwambara ibintu wenda by'abantu babyibushye, abananutse, bakareba aho bagushyira. Namwe murayigira se iyo ntuza? Oya, urebye ihari nyine ni abantu baringaniye, nyine ubona ko babyibushye, abananutse, ababyibushye ntago turababona. Murabiteganya se nabyo kugira ngo nabo bazisange bahari? Yego, byaba rwose abantu babyibushye, akaho fashion y'abantu babyibushye yaba, kubera ko abantu babyibushye bakunda kwigiraho nk'ikibazo, bakavuga bati twebwe kuki batadutekerezaho gutya na gutya. Nagira ngo usobanure nawe yabishobora nk'uko wabishobora? Yabishobora, kuko nyine
nabo baramwigisha ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ujyamo ubizi gutya oya ujyamo bakakwigisha uragenda gutya biramera gutya ego. hanyuma twagiye coordinator biga igihe kingana iki kugira ngo umuntu ubone ko ashobora kumurika none byaterwa ko harimo abantu bafata vuba n'abantu nyine bafata batinze bizi ko bibaho iyi gusa akenshi like nka 2 months nibwo ushobora kuvuga ngo umuntu abe run away areke kuguma nyine ari uwo inside mu gihugu kugira ngo ube nka run away 2 months bya muri catwalking ariko kuko kuba run away nyine bifata ibintu byinshi muri catwalking 2 months waba bayi run away ubwo run away ni iki run away ni imwe mu cyiciro ni imwe muri kategori za fashion modeling tugira abo bita aba commercial models tukagira abo bita aba runaway models tukagira abo bita editorial models tukagira abo bita police fashion models like na types menshi ako ayo niyo y'ingenzi noneho tuvuze ngo runaway tuvuze wa mu modo ukora akarenga igihugu umugabane niwe tuvuze baba modo baba nyine nk'urugero akaba korera mu Rwanda Kenya United States gutyo hanyuma fashion ahurira he na nyampinga no kuba yaba nyampinga cyangwa hano bihuri igene rero byaterwa kuko biziko nyampinga bo dusaba ibintu bitandukanye kuko inoza ya mbere tips ya mbere aho mu moda agenderaho cyangwa like twavuga ko ari nka loan ntago fashion modeling igikenera ubwiza face beauty face nago byincountingamo twebwe iyo ufite size runaka dushaka bitewe n'ikintu dushaka nko bavuga abantu babyibushye hari ahantu haba ari igice cyane babyibushye mugomba gukoresha umuntu ubyibushye nta n'umuto yamushaka iyo ufite size runaka ikenewe ukaba uzi catwalking dushaka warangiza ukabona feeling ikintu uri gukora it's good urakora ariko nyampinga pretty irakonta kuba uri mwiza kubuza ubwenge twebwe muri fashion niba nta bwenge kuko uragenda ntago turi bumenye ngo ntago bari bukubaze cyangwa ngo bakubwiye ngo rekana igikorwa runaka twicyo turi ni intambuko yawe ifoto yawe hanyuma se Olga ntago byigeze babangamira mu masomo aratubwiye ngo nta bwenge bisaba nibyo oya nyine iyo ubundi ikintu ari icyawe umenya uburyo managinga igihe cyawe n'amasomo iyo koko ikintu kirimo gikunze ari icyawe umenya uburyo igihe ugikorera niba ari icyo gihe cya fashion muri practice ugomba kujya muri practice nyuma ukaza gusubira muri amasomo ariko iyo utangiye kubivanga ni cya gihe utazi nawe ibyo urimo rero ko twe iyo umuntu ubundi aba afite intego yashaka kugera we yiha gahunda we ubwo icyo gihe iyo atihaye gahunda ni cya gihe usanga nyine nta bwenge nk'uko Raisa bivuze hanyuma Hortense tubwire ninde muri modo wawe muri fashion okay wenda simbizi nimba azwi cyane ariko uwonzi yitwa Aline Mike Amike yari umunyarwanda twigize no kwiganaho we ariko ubu ari muri Ghana yego niwe numva ari mu modo wanjye aho ari kubikora ubu ngubu yego arabikora n'akazi kamutunze nibyo binakora yego hanyuma Olga abanyampinga w'u Rwanda bakishimira kwiyamamariza cyane urabiteganya sha byansaba kubitekerezaho ariko ubu ngubu icyo cyambere kindi imbere ni gukora modeling yanjye ni kubera ko mfite intego y'aho nshaka kugera nyine mfite intego yo kugira ngo namamaze imideli ikintu cyose kijyanye na fashion namamaza imideli ku buryo nyine turashaka kubaka ikigega cy'imideli mu Rwanda bishobotse rero niyo ntuza papasi yanjye mfite ibyo bigiye kubijyamo byansaba undi murongo hanyuma coordinator mufite abaterankunga ego ndafite ntago ari benshi kuko ubu ngubu ntago nyine nkuko wenda ntago turi agence iri aho ngaho dufite abantu batumanaginga dufite company yitwa Win Film Production niyo itumanaginga ariko tukaba dufite n'andi ba sponsor bita Aphrodite Record just ni Niba ikora ibintu bijyanye nyine na art aba artist bose ubu modelinga ubu byina ubu ukora poem
buri talent ufite baragufasha kugira ngo rising up rero abo nabo nyine baradufasha. hanyuma hari akantu kari kinjira se dusangize akantu ntago ari cyane kubera ko tutamara iminsi myinshi dukora ariko karaboneka nyine nubwo atari cyane kuko ubundi fashion nanyungukira ni ukuvuga ngo mwasinyanye na company runaka muzajya muyamamariza mwakoze event mwamamaje imideli babahembye ibintu nk'ibyo kandi twe ntago turakora byinshi nuko twabiteguye ngo nyine n'utuntu dusanzwe tudutips baba hanyuma Hortense uramutse ubyaye umwana akakubwira ngo ndashaka kuba wenda umuririmbyi w'umunyamuziki ukunda fashion wabifata gute? nabyakira nkamushyigikira byaba ngombwa nyine nkajya mufasha nyine nkamuha ibitekerezo ntago namuca intege namufasha. Yego ufite ababyeyi bose? Yego turabafite. hanyuma nta zindi mpano ufite? turazifite nk'izi zo gukina filime no kwandika. Yego filime mwarakinye ntabwo irasohoka ariko iri mu nzira. dukora nk'akantu gato se byibura mwarakoze muri iyo filime ntabwo bazabimenya muhumure dukore nk'akantu gato muri kwakitinga turebe ko banza reka banze nkatekereza undi buze kukagera. ntacyo rugamba babanza wowe. Yego njyewe reka mubwire pe gukina filime pe nanjye ndabikunda kandi pe nanjye nabonye ko ari impano yanjye ko nyine njye ntago mbigira cyane nkuko nagira modeling. So rero njyewe byamfata indi nzira yo kubanza kubitekerezaho ibyo ngiye gukina buryo ndi bwitware. Nagasembore dushaka akantu k'akamenyetso gato byibura ngo turebe abantu rero bavuga ati babana nubwo bara aba fashion ako bafite nakandi kantu bashobora gukora runaka. Kana sema turakora kahe dukoranye. Okay kandi tubivuga niba ugiye gukina utagiye nyine mubwire uriya ntuzabona yakongera inama sibyo ubu uratangira ntacyo ugati njye ntabwo ari hano tubuze kuvuga yandi yo muri yandi witwa Ariya yitwa Skore. Yego aho Alisa cyangwa agiye kugera aho Alisa nyine ahurana neza na Ariya akamubwira ngo mbeho ngo ari ngize ukuri uriya muhungu nasanze muri kure yawe ngo ari ushobora kuba atwaye umugabo turakoresha amazina yacu oya yandi yo muri nuzi ako ari ndashaka kubaza urashobora umukobwa nkawe aho ugezaho ni gute ushobora gutwara umugabo utari wawe? Jewe wowe twininzi nzi dusangiye amaraso atwaye nde umugabo wa Alisa yakubeshye. Murabona ko iyo dukora nk'akantu nk'akagaka abantu baravuga ati byibura babana noneho utabimana nyinshi niyo mpano yonyine se nyine gukina filime kwandika inkuru story izo filime twabasha nyine kuzigeza nyine kuri abo ngabo babasha kutugira nabo dushaka kwandika tukababwira ati natwe twakandika ingi natwe tukaza. Ese filime mugiye gusora ruhare mwayigize twebwe se nko gukina se nko kwandika uko uri kuvuga oya barandika bakaduha lore twe bakabatoza. Hortense rero mwakoze cyane hanyuma mbere yuko dusoza
nifuza kubabaza akabazo kamwe kamwe mwezi. Hanyuma Hortense iyo yambaye neza aba yambaye Okay. Hortense iyo yambaye neza aba yambaye ikanzu nyine ndende cyane sibyo ifite ukuntu designinze mu mugongo ifite umwihariko ukuntu ego niko mba numva manambaye neza. Olga hagati y'amabore na papa we akunda nde? Bose n'ababyeyi ndabakunda pe kuko bose baramfasha pe bose ndabakunda. Hanyuma coordinator azi guteka ibihe biryo? Byose ngiye ibiryo byose ndabiteka. Ibyo uzi cyane? Ibyo nzi cyane sinzi guteka ifi. Ifi nzi kuyiteka neza byasana. Mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu mubanze mugire inama abandi bakobwa buri wese umunota umwe agira abandi inama abakobwa bafite impano zigiye zitandukanye cyane ko mwe mudafite impano imwe mufite nyinshi zigiye zitandukanye mubagira inama ku mpano bafite badashaka wenda kugaragaza bitewe n'uburyo mabwira uburyo mwitinyutse inama muri make twahera kuri coordinator. Je ikintu nabwira abandi bakobwa bagenzi banjye cyambere we can do it. Of course we got the powers and we have the ability, so let's be self-confident and I know we shall win. We don't have to look like we are denying our talent. We just have to work hard and don't just care about the society, how the people gonna talk us. It doesn't counter. What we have now is to work hard as to prove our future life as ladies. Yeah, thanks. Giye Hortense. Okay, nanjye icyo navuga nyine sinajya kure mu byavuze ariko nyine natinyuke icyambere ni igitekerezo wenda ubushobozi bushaka kuba budahari ariko agize igitekerezo aro yakigezaho akabasha kumuzamura. Ateganya gukomeza amasomo? Yego. Hanyuma imbere hanyu hifasha gute mateganya iki imbere yanyu? Okay. Nanjye icyo navuga ibyo dufite imbere nyine ni ugukora cyane tugashyiramo imbaraga naho batera nkunga tukababona bakavuga babana koko barashoboye. Ego. Like nkuko bavuga ngo Victoria's Secret. Buri muntu wese akatamenya icyo bavuze. Naye ndashaka ko nyine n'imyacu zaba bazavuga ngo creative bakatavuga b'abanyarwanda. Yeah, tukazamura flag ya country yacu. Mufite platforms, mufite imbuga nkoranyambaga mukoresha? Yego turazifite. Instagram na Facebook ni Creative Fashion Agents. Abantu badukurikira bakadufasha gutera imbere. Hanyuma mwakoze cyane turabashimiye kuba mwakwitabye nitubakenera none nizere ko muzaza. Ego murakoze cyane namwe. Every day another we live back street in the brook of it. Baby, you know I just wanna live tonight, so we can go anywhere we want. Drop down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. God, yeah. Nah, ganti kuri mo muzatuma abantu banseka. Ari cyama. Turekera ngaho.